kanyanga n'itabi uko nabinywaga nafataga kanyanga ngashira itabi hano kwizuru. Rejected me. Narindi umusore nikoraga ibiro bya 30. I was a young man with strong. Ariko niba bitanu nabifata. But now I could not even lift 5 kilos. Ibyo byose mbitekereje. When I cry, I remember that. Mane bawe umugisha. God bless you all. Abona umugabo nkagira ngo ni byiza kuri nje. I let them abuse me. Abagabo ntangira kuja mu bagabo cyane. I let them take advantage of me. Barankoresha ibyo ndashaka. Because I felt like that's what I deserved. Numvaga kuko nico cyabanezeza mbihaye. I never dealt with my pain. Ariko ndashaka kurebe ikibazo kiri mu mutima. And going through life, komeza muri ubwo buzima. I was turning to drugs, Tangira kumwe ibiyobyabwenge. alcohol, Tangira kumwe inzoga. just to numb the pain. Kuvuga ngo umubabaro mfite ushire. And to fill the void that I had. Kuvuga ngo ivide iri. What can make me whole again? It's nothing but the blood of Jesus. Uzatindira kuri uyu musozi utuyeho, uzatungira kuri uyu musozi utuyeho, uzavuga neza mu maso y'abatagushaka, abakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica, abakuva mu munsi ukira ngo bizagufata, abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya, bose bazaruhira ubusa, bizagusigura. Uyu yitwa Hakizimana Felicien, atuye mu kagari ka Kamanyana mu mudugudu wa Gasovu. Abatari bamuzi ku izina rya Felicien yitwa Gasongore, kubera inzoga yitwa Gasongore. Ico gihe arabyivugira aho uko yarameze. Yemwe ntabwo munsi ni njyewe wabafungiraga amashashi mu ngagi, nkabashyirira mu bikarito maze nkabazirikira maze no mu nduza no mu mifuka. Haleluya. Ubwo rero igihe cyarageze nywaga inzoga yitwa kanyanga n'itabi uko nabinywaga nafataga kanyanga ngashira itabi hano kwizuru. Ubwo rero ako kanya ngahinduka, byari bigiye kunyica. Nari ndi mu buzima bubi kandi bubabaje. Ngeze aho mva mu ngagi mfite igikurutu cyuzuye inzoga. Ngiye kuzamuka iwacu hura n'umugabo witwa Korode. Korode arambwira ati aturabizi, ati ngwino nkwereka aho tujya gupakaza, ati kandi uzakira n'iriya kanyanga uyireke. Ntego nkaja ndamubuzabuza, ariko igihe cyarageze zigarangana n'agati. Narabyimbye amabinga, narabyimbye ibitabo, nsigaje ibiro 25. Ubwo nari ngeze he? Nari mfuye. Ubwo rero Yesu ugira neza abarandaruye, ngenda mu kigo cy'ingororamuco cyitwa Tini Challenge cyo kuvana abantu mu biyobyabwenge. Ndagenda njya kwiga, niga y'umwaka, narahindutse kandi narabonye Yesu.
haleluya. Mwumve Yesu ko agira neza. None si ubu ngubu mfite ibiro 25, ubu niko mbifite. None si ubundi ko nari mfite imyaka 40 nta mugore mfite. Nurumva ako gahinda nari mfite nanjye. Yesu maze kumubona mbona umugore, none mfite n'abana babiri. Mwakomera Imana amashyi. Uziko kuva mu biyobyabwenge ariho umenya ubwenge ndetse ukamenya na Yesu. Haleluya. Buhamya bwanje nubwo Imana yangiriye neza, murakoze. Amen. 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 Jewe ari umugabo ufite umugore n'abana ariko nk'ibiyobyabwenge. Nanywaga kanyanga waraki. Sinigeze nk'itaba, nakoreshe ikintu cyane kanyanga. Narayinyoye nta nzoga ntazi. Kabisa njewe namaraga kuyinywa nayihaga Kurwanya, ariko Imana yari yarangiriye neza nabwo ntabwo naraga mu Rwanda kubita Kurwanaga nabo hanze mu gasozi maje gusinda kibuga umugore ndamuta tubyaranye umwana wa mbere amaze ukwezi genda ibugana mara y'imyaka 2. Yesu niwe wankuyeyo ndaza, ariko nkiri wa wundi nk'inzoga. Geze mu Rwanda nsanga hano muri Sirwa hari igitene cyabayemo, nkijamo cyari kirimo pasiteri Willy n'abazungu. Nuko barabwiriza numva ndafashijwe. Nanjye ubwo mu gutaha naravuze nti ariko bari abantu ko numvishe ngo bafite ikigo cyitwa Tini Challenge, icyo kigo kibahe. Pasiteri Jacques yambereye umubyeyi, yangiriye neza, ndamushima. Yaramfashe anzana i Kigali, njyayo ngera mu kigo no kwari kwiga Bibiliya. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana, mba muri icyo kigo umwaka wose, ariko byari bigoye kuba muri icyo kigo kabisa. Ubwo nkagira imyota, bakampa icyayi mu karu, bakampa amata, kavandi ibi ntanzabivamo. Kavandi nshaka gutaha. Pasiteri urakaza bakamubwira ati Korode ashaka gutaha noneho. Ati yabaye iki? Ati mumunzane hano. Amusanga muri bi. Akambwira ati Korode mfite wabaye iki? Akamubwira none pasiteri rero yemeze nabi kabisa, ndikumva umuryango wanjye ndikumva bashonje, nzi ko bashonje kandi n'inkweto ntarizo mfite, nta n'imyenda mfite. Pasiteri akambwira ati ibyo ngibyo biroroshye, ati wowe shikama wige paka uhindutse. Agira neza arambwira ngo ngiye kugukemura ikibazo cyo mu bwonko burera imyenda. Arabikora, bituwera arantagira, ndamushimira. Ubwo rero narize umwaka ndawurangiza, nabonyemo na certificat ndayifite na diplome, naratsinze ndataha. Pasiteri ampa ubufasha bwo kumfasha mu rugo. Ngeze mu rugo bambaga konji yo kuja mu rugo, umudamu wanje nari naramusigiye imitwaro n'ubundi, ariko nageze mu rugo abararuhutse. Imana ingira neza ntiyakoze rero. Aho ngaho rero ndashima Imana ko yankuye mu ibiyobyabwenge. Nabaga mu gitabo cy'abapfuye, ariko Imana yangiriye neza yanshyize mu gitabo cy'ubugingo. Ubu ndayishimira. Haleluya. Nize biranda irangiza yose ndayizi. Hari umurongo ebyiri navugamo, ebyiri gusa, ariko ni nyinshi nzi. Mu Bakorinto mu byakozwe n'intumwa umurongo wa mbere, igice cya mbere
umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzababagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'Iyudaya yose i Samariya yose no kugeza ku mpera y'isi. Aho ndayishimira rwose. Yampaye no gufata mu mutwe narafashe ndabizi. Aho rero ubu ngubu murabona ukuntu umeze neza ndakeye cyane ndakeye kabisa. Ni n'umuririmbyi muri korali nkorera Imana ndaririmba. Ubu umugore wanjye tuje inama by'Ibiyobyabwenge narabyibagiwe. Yesu niwe wabinyibagije. Ndashimira kabisa kabashimira pasiteri buri urano mugabo zina ariko turarifata ni Imana ari mwise muri iyi misi. Ubwo rero yangiriye neza yambaye hafi n'umuryango wanjye aramfasha bifashijwemo na bike kuri pasiteri Jacques n'uriya mugabo yanyubakiye inzu nziza cyane anshyiraho sora murayizi amashanyarazi. ubu mu nzu ndacyana meze neza kabisa. iyo ngeze mu rugo sintaye amajoro nka yayandi nataga ndi umusinzi. ubu ntaha kare saa moya ariko saa moya murabona ko haba hakikeye ariko ngera mu rugo ngakanda ku rukuta neza kugira ngo ariko Imana ndayishimira rwose na pasiteri wibi rwose wakoze. Imana izaguha umugisha. Amen. Amashyi we amashyi. For this time with your people. kuri uyu mwanya n'abantu bawe. Every word that I speak, ijambo ryose ngiye gusohora may it give you honor. reka riguhimbaze. Lord, that your word work reka ijambo ryawe rikore in every heart that's represented mu today. mitima yose y'abantu bose bari hano. Holy Spirit, remove every distraction. Mwuka wera ukureho amadistraction yose, burangare bwose, kurangara kose wakure. And have your way. Ukore uko ushaka. In Jesus' name. Mu izina rya Yesu. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Cyane amen. Amen. Cyane amen. Amen. Abari hejuru cyane amen. Amen. God's big story begins in the garden and ends in a city. Imana inkuru yayo yahereye muri Edeni. Let's go back to the beginning. Mbere na mbere. In Genesis. Mwitangiriro. Where Adam and Eve were created. Imana yaremye Adamu na Eva. They had everything. Bari bafite ibintu byose bashaka. All the goodness and freedom they could have. Bari bafite umudendezo wose. But there was one tree. Ariko hari igiti kimwe. The tree of life. Igiti cy'ubugingo. And Jesus told them. Imana irababwira. That you could have everything in this garden. Imbuto y'igiti cyose kihari. But you cannot eat the apple of the tree. Ariko icyo giti ntimukagikoreho cyo kumenya ibyiza n'ibibi. And like Satan. Ariko Satani. With his lies and schemes. N'ibikinyoma cyewe n'amayeri ye. He comes to Eve. Aza ku mugore. And say, eat of this apple. Aramubwira ati wakirya. You can have it all. Kandi ntabwo uzapfa. He told her he could even be bigger than God. Aramubwira ati nahubwo nukirya uzarusha Imana ubwenge. She was disobedient. Nawe arumvira Satani, umugore yumvira Satani. When she was disobedient, she lost it all. Ariye kuri icyo giti atakaza byose. That's when sin came into the world. Icyo gihe icyaha kinjira mu isi. Yes. God has a plan. Ariko Imana yari ifite undi mugambi. He's the God of restoration. Imana isubizamo ubugingo. Isana ubugingo bwatakaye. He sent his son Jesus. Yohereza umwana wayo Yesu. To take out the plan. Ngo agarure wa mugambi w'Imana wapfuye. So that you and I could have a future. Ngo njyewe nawe tuzabone ejo hazaza hazima. For we could have a peace. Tugira amahoro. So we could have healing. So twakira indwara. It's the blood of Jesus. Na maraso ya Yesu.
that wipes away the sin, ikuraho ibyaha byose, that wipes away the hurt, ikuraho imibabaro yose, that wipes away the pain. ikuraho imibabaro. He has a plan for each and every one of you. Imana ifite umugambi ku buri muntu wese. Your pains, imibabaro ufite, your frustrations, imibabaro no guhagarika umutima ufite, your heartache, kuribwa umutwe, and the anger that you're holding on to. n'uburakare ufite mu buzima bwawe. It can all be under the blood of Jesus. Imana waraso ya Yesu yabikuraho uyu munsi. It's not your burden to carry. Ntabwo ari wowe ugomba kubyikorera. It's why Jesus died on the cross. Niyo mpamvu Yesu yapfuye ku musaraba. He paid a debt Yishuye imyenda yose, that he did not owe. yishuye umwenda atarafite. But he did it Yabikoze because he loved us. kubera kuko adukunda. He loves you. We see in the verses haravuga ngo that God made the heavens and the earth. kuko Imana yaremye ijuru n'isi. He made the light in the day. Arema umucyo nijoro. He separated the sea from the land. Imana yatandukanye amazi n'ubutaka. He separated the water from the dry land. Atandukanye amazi n'ubutaka. It was a good plan. Umugambi mwiza cyane Imana yari ifite. Just like we are. Nkuko natwe You are his plan. dufiteho umugambi mwiza. Each and every one of you Buri wese have your own identity. afite icyo Imana yamuremeye. There's only one of you. Buri wese God created you in his image. Imana yaturemye mu shusho yayo. When the fall of sin happened in the garden, Igihe icyaha cyinjiye mu isi, we see evil came into the ibibi world biraza mu isi byinshi. through rebellion. Abantu bigomeka ku Mana. As we read, we remember tusoma that God promised Adam and Eve Imana yari yasezeranye Adamu na Eva, it all, yari yabasezeranye ibyiza gusa, but they rebelled against him ariko baramwigomekaho because they listened to the lies of the kuko enemy. bumviye Satani. Oh, but do I have some awesome news for you. Ariko uyu munsi ngufitiye nkuru nziza. The man named Jesus, Umugabo witwa Yesu, that on a hill called Calvary, ku musaraba I Calvary, that he bore the sins, yakuyeho ibyaha byose by'abari mu isi, all of our pain, imibabaro yose, all of the sorrow, imibabaro yose, all of the hopelessness, kubura ibyiringiro, the healings. gukira. He bore that on his shoulders. Yarabifashe. It's the blood of Jesus N'amaraso ya Yesu that makes you whole. aza akweza akakugira muzima. It wipes away the past. Akuraho ibyaha byose wakoze. Once that you receive Jesus, Nuwakira Yesu nk'umukiza wawe, you are a new creation. uba icyaremwe gisha. Your name has changed. Izina ryawe rirahinduka. Your future has changed. Ubuzima ejo hawe hazaza harahinduka. Satan was an angel Satani nawe yari marayika wo mu ijuru, who did not want to follow God. ariko ntiyakunze gukurikira Imana, yarigometse. So he left heaven Ava mu ijuru and took the third of the angels with him. akuramo n'igice cya gatatu cy'abamarayika arabamanura. Just like in the garden, he came to recruit them. Kuko yakuye abantu muri Edeni, yakuye n'abamarayika mu ijuru. Sin makes us want what is Icyaha forbidden, gidukura ku Mana. because we are rebels like our Icyo gihe ancestors. turigomeka natwe ku Mana iyo tugiye mu byaha. You hear, don't tell me what to do, Umva abantu bavuga ngo ntimumbwire ibyo nkora, njyewe ndabizi. is the message inside every human's heart. Icyo nicyo umutima w'umuntu uri mu byaha uvuga. Anyone that is awake and aware Ariko umuntu wese uri maso today knows that brokenness is everywhere. arabizi ko kubabara biri handu hose mu mubiri. It affects everyone. Abantu bose babuze Imana. All the suffering we see in the world today Imibabaro yose iri mu isi uyu munsi is a result of rebellion. n'impamvu nuko abantu bigomese ku Mana. We ask,
turabaza who can end the suffering? ninde warakuraho imibabaro yose tugose kwisi? Only the true God who exists. ni Imana yonyine yadufasha yadutabara. Bafite umugambi From the beginning kubera isita iyaremwa, to make sure kuvuga ngo bamenye that God's story kuko will have a happy ending. nuko ibintu byose bizarangira Imana yigaruriye abantu. Let's look at the redemption. Reka turebe uko Imana ishaka kuducungura. We all have a story. Twese dufite. And today I'm going to share you my story. Reka mbabwire nje ubuhamya bwanje. My redemption story. Reka mbabwire uko Imana yankijije. I was born in church. Navukiye mu rusengero. I knew right from wrong. Narinzi ibibi ni byiza. Both of my parents were in church and serving. Papa na mama bari bakijijwe. But later fell out because of pain of the church. Nyuma ndava mu rusengero ndigomeka. My parents turned to drugs and alcohol. Ababyeyi banje batangira kunywa inzoga n'urumogi. As I grew up, nkuze, I had a problem with my identity and who I was. Ndangira sinamenya uwo ndiwe. I carried all the childhood pain into my adult life. Ndababara cyane, ntwara imibabaro ibintu byinshi birambabaza nkiri umwana. You see, I wore a mask. Murabona nambaraga maske. I was dying on the inside. Muri nje nari mfite umubabaro mwinshi. But on the outside it appeared, ariko hanze ngaseka nkagaragaza abantu ku bintu byose biri sawa. I appeared to be happy. Ngabwira abantu ko nezerewe. But I was far from that. Ariko muri nje mu mutima ntabwo nari nezerewe. Even though I knew the Lord, naho nakuriye mu rusengero and his word, nari nzi ijambo ry'Imana, I was so lost. ariko nari natakaye. When I got into my adulthood, ngeze kuba umuntu mukuru, I got married ndashakwa to the man that I thought would be with forever. nagize ngo numugabo tuzabana karamata. We had 2 beautiful boys. Tubyara abahungu babiri beza. He traveled a lot for work. Yagendaga cyane, yagiraga ingendo kubera akazi. And cheated on me multiple times. Namubonaga gake. He was more mentally abusive than he was physical. Atangira kuntoteza mu magambo. I felt so all alone. Numva mbaye njenyine nda muntu mfite. Even when he was in the room. Igihe yabaga ari mu rugo numvaga ndi njenyine, yaba adahari nkumva ndi njenyine. He later left me for another woman. Nyuma yaho aranta aja gushaka undi mugabo. And left me so broken. Noneho ndapfa ndashira mu mutima. See, one thing that I forgot to mention. Ico nibagiwe kubabwira. After my parents had separated, ababyeyi banje nabo baratandukanye. I did not have a good relationship with my mom. Ndabwo nari mfite ubusabane bwiza na mama wambyaye. She abandoned me. Mama aranta. I was never good enough for her. Ndabwo yanyishimiraga. You see, when I got married, ncyase nanje, and when he left me, umugabo antaye nawe, I felt more abandoned. Numva noneho ndatakaye, mama yarantaye n'umugabo arantaye. After my divorce, noneho turatandukana n'umugabo, I found myself nisanga scrolling through the internet, nchaka kuri interneti, searching and looking for something to fill that void. ntakisha gushakisha ibintu byatuma mu mutima ngira amahoro. I met new people mbona abantu kuri interneti tuvugana that I thought were good for me. ngira ngo nabantu beza kuri nje. However, they were not. ariko ntabwo ariko byagenze. I was so hurt and so broken nari mbabaye cyane mu mutima that any attention that I got from a man, iyo mugabo yamvugishaga neza kubera ko nari nkeneye urukundo, nahitaga mwirekurira wese. I thought was good for me. Nkabona umugabo nkagira ngo ni byiza kuri nje. I let them abuse me. Abagabo ntangira kuja mu bagabo cyane. I let them take advantage of me. Barankoresha ibyo ndashaka. Because I felt like that's what I deserved. Numvaga kuko nico cyabanezeza bihaye. I never dealt with my pain. Ariko ndashaka kurebe ikibazo kiri mu mutima. And going through life, komeza muri ubwo buzima, I was turning to drugs, tangira kumwe ibiyobyabwenge, alcohol, tangira kumwe inzoga, just to numb the pain, kuvuga ngo umubabaro mfite ushire, and to fill the void that I had. kuvuga ngo vide iri muri jewe nyuzuze mo ikindi kindu.
One night, I was at a party, umunsi umwe ndi mu birori and I had been drinking and doing drugs. namwoye inzoga cyane namwoye n'urumogi. There was a few men that had drugged me. Abagabo bambwa urumogi ntakaza ubwenge. And that night, I was raped. Abagabo benshi bamfata ku nguvu. Later on, Nyuma yaho I got really sick, ndarwara cyane and I went to the doctor nja kureba muganga and found out that I was pregnant. nsanga naratwite muri ibyo bibazo muri ibyo byaha. This was a huge burden Icyo noneho birandemerera cyane because I felt so nasty. kubera kuko numvaga ndi umwanda mu buzima mwisi, ndi umwanda gusa. I felt like I had disappointed my family, Numva kuko famiye yanje ntabwo ikinshaka, even though I stayed away from them. naho ntababonaga ariko numvaga nta muntu nshaka. I didn't want to disappoint them. Sinashaka ngo bamenye ibyambayeho. I struggled for months Ndababari amezi menshi cyane to have an abortion. ndashaka gukuramwo inda. And let me tell you, that was hard. Byari bingoye cyane, ndarwara mu mutwe. The day that I had the abortion, Nyuma yaho mfata umwanzuro wo gukuramwo inda, I felt so unworthy. numva noneho nta gaciro mfite mu buzima. And knowing the upbringing that I had, I knew that it was wrong. Naho nafashe umwanzuro mubi ariko numvisha agahinda ntarabona mu isi. As you can see, I didn't stop there Mumva rero kubera sinarekeye naho, with the destruction and pain that I felt. kubera umubabaro nari mfite mu mutima, I continued to do the drugs and alcohol. nakomeje kumwe ibiyobyabwenge, nakomeje kumwe inzoga. I could feel the Lord tugging at my heart, Ariko numva Imana ikomanga ku mutima wanje, but I just couldn't allow him to forgive me ariko sinashoboraga kwakira imbabazi z'Imana because I felt so unworthy. kubera ko numvaga ko ndi umwanda nta gaciro mfite. I remember sitting on the edge of my bed, Ari umunsi umwe nicaye ku gitanda cyanje, knowing that I had 2 other boys that needed their mama. nari mfite abahungu babiri nzi ko abankeneye cyane. I wanted to end my life. Ndashaka kwiyahura, I was in such a dark place. nari mu mwijima ukabije. I said, God, I can't do this no more. Ndavuga Mana sinshoboye kubaho, reka nipfire. I can't carry this burden no Ntabwo more. nakomeza kubaho nabi gutya. I disappointed my family. Umuryango wanje narawuhemukiye. God, I've disappointed you. Mana naraguhemukiye nawe Mana. Lord, how can you love me? Ntabwo ushobora kunkunda Mana. And I remember wanting to end it. Nashaka kurangiza ubuzima bwanje, nashaka gupfa. And the phone rings. Yako kanya telefone irasona. And it's my pastor. Ni umupasiteri wampamagaye. See, the Lord knows. Reka nkubwire Imana irabizi. And we have angels. Hari ba marayika bahari turabafite. And we have people that pray. Tufite abantu badusengera. God sent my pastor that day. Imana abwira pasiteri kumpamagara. He prayed for me in that moment. Uwo munsi pasiteri arampamagara aransengera. And I started feeling better. Ako kanya ntangira kumva neza. But did I turn away from sin? Ariko ntabwo navuye mu byaha. No. Ntibyashobotse. I went to church. Nja mu rusengero. I would go to the altars. Kaja imbere kwihana. I would cry. Nkarira nkaboroga. I would beg God to forgive me. Ngabwira Imana wambabariye wa Mana we, wambabariye wa Mana we. But even though Ariko nyuma yaho he had forgiven me, Imana yanambabariye, I couldn't forgive myself. ariko nje sinshobore kwibabarira. I tried so hard. Nararize cyane. I wanted to feel the forgiveness. Nashaka kumva imbabazi z'Imana, But at that moment, I just couldn't receive it. ariko sinashoboraga kuzakira. So I continued to the drugs and the Komeza alcohol. kumwe ibiyobyabwenge n'ibiyobyabwenge. I continued to let men abuse me Nikenera kusambana no kujana n'abagabo. because that's what I felt like I deserved. Kuko numvaga nibyo binkwiriye gusa. Then I met this man, Ariko umunsi umwe mpura n'umuntu. and he promised me the world. Ambwira ati nzaguha ibyo ushaka byose. I thought he was the one. Noneho ngira ngo uyu mugabo mbonye niwe. We get married, Turashakana nawe. then the lights come on. Mbona ibintu ni byiza.
my nightmare starts all over again. ariko mu kanya katoya kandi nawe atangira kunkubita. This man was living a double life. Yari afite ubuzima bwihishe cyane. He was selling drugs, trafficking. Yagurishaga ibiyobyabwenge. He was a pimp. He was selling women. Yakurishaga n'abakobwa. And he abused me. Arampohotera cyane. There were so many times Hari kenshi that I wanted to be so free, nashaka kuva kuri uwo mugabo, but I just couldn't break through. ariko ntibishoboke. I got pregnant by him. Tubyara n'umwana. And I have a beautiful little girl. Tubyara n'umwana w'umukobwa mwiza. And let me tell you, that is part of my redemption story. Reka mbabwire uwo mwana avutse niho natangiye gukizwa. See, God did not have to bless me with another child. Umva, Imana ntiyari ikeneye uwundi mwana. But he did. Ariko byari ngombwa. That was part of my redemption. Imana itangira kunkiza. Just like what Jesus did for me, Kubyo Yesu yankoreye, he can do for you. yabigukorera. I know there's so many hearts here Hari benshi hano bababaye. that are hurting, Bababaye cyane hano barahari. that are lost. When he died on the cross, Igihe yapfuye ku musaraba, he carried such a burden. yatwaye ibyo byaha byacu byose ku musaraba. Everything that you have went through and suffered, Ibyose waciyemo, he paid that for you. Yesu yarabyishuye. Ego. He can wipe it away Yakuraho ibyo byaha byose wakoze. as far as the east is from the west. Kandi akabitandukanya nawe kure, akabishira kure nawe cyane. See, everything from my past Ibyambayeho kera, is exactly in the past. ubu ngubu ni ibya kera ntabyo ngibyibuka. It's under the blood of Jesus. Yesu, amaraso ya Yesu yabikuyeho. He loves you so much Iragukunda cyane. that he sent this team Yahohereje aba banyamerika all the way from America kuva muri Amerika to you to let you know ngo mumenye that he can bring restoration kuko to you. yakugarurira ubuzima Satani yangirije. See, we left you in the goodness Mwumve kuko Yesu ari mwiza. of God. Mwumva uko Yesu agira neza. I keep hearing this song, Hari indirimbo iri mu matwi yanje. and please forgive me. Mumbabarire. I can't sing, Ntabwo nzi kuririmba neza. but I'm going to sing anyways. Ariko ngiye kuririmba naho ntazi kuririmba. What can wash away my sin? Niki cyakuraho ibyaha byanje? It's nothing but the blood of Jesus. N'amaraso ya Yesu Kristo. What can make me whole again? It's nothing but the blood of Jesus. Tacyakuraho ibyaha byacu kuya amaraso ya Yesu. What can wash away my sin? It's nothing but the blood of Jesus. Nta kindi cyakuraho ibyaha byacu kuya amaraso ya Yesu. What can make me whole again? It's nothing but the blood of Jesus. All our hope and peace Amaraso ya Yesu is the blood of Jesus. niyo aduha amahoro n'ibyishimo. Your story doesn't end here. Ubu ntabwo birangiye kuri wewe. There's so much more for you. Hari ibindi Imana igufitiye byiza. So much more life in you. Hari ubundi buzima bwiza Imana igufitiye. Don't let your pain, Tureke iyo mibabaro urimo ikudigita ubuzima. your frustration, Tureke bikwangiriza ubuzima. your anger Uburakari urimo ufite keep you from the goodness of God. itatuma wakira kugira neza kw'Imana. He loves you so much. Iragukunda cyane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ninde wabikoze? Ni Yesu. Ninde wabikoze? Ni Yesu. Ninde wabikoze? Yesu. Ninde wabikoze? Yesu. Ninde wabikoze? Hallelujah. Reka mbabwire ibiyobyabwenge
ni ikigirwamana. Ibiyobyabwenge ni iki? Ni ikigirwamana. Ni ibintu Satani yazanye mu isi ngo abantu bagira ibigirwamana muri bo. Urumogi ni ikigirwamana, kanyanga ni ikigirwamana, waragi ni ikigirwamana. Ariko uyu munsi turashaka ngo uve mu bigirwamana usange Yesu, usenge Imana nyakuri igukize uwo mubabaro, ako gahinda kakujana mu biyobyabwenge, kakwanga. Nawe twavuze ngo Satani arakwanga cyane, yanga abana bawe, niyo mpamvu kujana mu biyobyabwenge, kuvuga ngo uhemukire abana bawe wabyaye, uhemukire umuryango wawe, uhemukire igihugu cyawe. Satani arakwanga cyane, niyo mpamvu kujana mu biyobyabwenge, uhemukire ababyeyi bawe, uhemukire papa na mama bagukunda cyane, uhemukire igihugu kigikunda cyane. Rero uyu munsi ni umunsi wo gukoza Satani isoni. 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 Haleluya! Koza Satani isoni. Haleluya! Satani amaze iminsi abarakaza, ababayi bararakaye, n'abayobozi bararakaye kubera ibibazo by'ibiyobyabwenge. Ariko uyu munsi turarakaza Satani. Haleluya! Bwira mugenzi wawe ati tugiye kurakaza Satani. Tugiye kurakaza Satani. Twamenye kuko Satani atadukunda. Yego. Satani ni Satani mubi no muri Amerika. N'abanyamerika arabahemukira. Yego. N'abazungu arabahemukira. Yego. N'abanyarwanda arabahemukira. Yego. Ariko uyu munsi turamurakaza mu izina rya nde. Yesu. Turamurakaza mu izina rya nde. Yesu. Turamusezera 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 mu izina rya nde. Yesu. Uyu munsi hamenyekanye ko hari Imana imwe gusa. Yego. Uyu munsi hamenyekane kuri uyu musozi ko hari Imana imwe gusa mu ijuru. Amen. Nta kindi kigirwamana tuzasenga. Yego. Tuzasenga Imana yo mu ijuru gusa. Yego. Mu izina rya nde. Yesu. Mu izina rya nde. Yesu. Yaba ugurisha ibiyobyabwenge, Yego. uyu munsi ni ukubisezerera. Yego. Yaba ubifata, yaba ukora ibindi byaha atari ibiyobyabwenge, uyu munsi ni umunsi wo kurakaza Satani. Yego. Uyu munsi ni umunsi tugiye kubwira Imana. Yego. Amateka ya Burera agiye guhinduka. Yego. Mu izina rya nde. Yesu. Mu izina rya nde. Yesu. Mu izina rya nde. Yesu. Dukomere Yesu amashyi cyane. Yego. Haleluya! Rero umuntu wese ushaka kuva kwa Satani, uzi ko Satani yamuzengereje, uzi ko Satani yamukoresheje ibyaha byinshi bitandukanye, sinarangiza umubare na liste wabo. Urashaka kwakira Yesu, urashaka kwinjira muri famiye y'Imana, Yego. urashaka kugaruka mu mugambi w'Imana, Yego. urashaka kumera nka Celestin, Haleluya. urashaka kumera nka Claude, Yego. urashaka kumera nk'uyu mudamu w'umunyamerika, Yego. kandi urashaka gukizwa. Yes. Atari ibintu by'imikino, atari ibintu by'imikino, Yego. ari ibintu watekereje, Yego. ari ibintu wafashe icyemezo Amen. kuko utazasubira inyuma. Urashaka kwakira Yesu ngo umukiza, Yego. nawe ukaja mu rusengero, Yego. nawe ukaja mu bana b'Imana. Yego. Dufite umukozi w'Imana Jacques hano, Yego. tuzaza kukubatiza, nzagaruka tukugurire fanda dubatize dusenge Imana kuko wavuye kwa Satani. Amen. Kuko wavuye mu biyobyabwenge. Amen. Rero abantu bose bashaka kuva kwa Satani, abashaka gusezera Satani, abashaka kumubwira ngo bye, twamenye umugambi wawe, twamenye kuko nta cyiza twifuriza, abo bose bashaka kwakira Yesu ngo umukiza, Yego. nibazamura akaboko. Koma amashyi cyane. Amen. Nawe uri mu biyobyabwenge, zamura nawe hariya. Muze abasigaye muze. Nimuze kizira aho ngaho. Bamubigirwamana bakuraguza mutanga inzira baze, nibakomeze baze.
Nimuze mwihute cyane. Mwihute muve kwa Satani. Muve kwa Satani nimuze. Nitwa Nsaba Imana. Nitwa niyo nsaba za dode. Mumukomera amashi. Nitwa Ngabo Pacifique. Haleluya. Muzi icyo mugiye gukora? Tugiye gusenga. Mwabaye abantu b'abagabo pe habe nawe. Mwabaye abagabo pe. Mwabaye intwari. Mu buhamye rw'abantu bangana gutyo. Mukemera Yesu. Mugaca imigozi. Imana iranezerewe. Mu ijuru hari fete. Amen. Ariko ntabwo birangiriye aha. Iyi ni intambwe ya mbere ukoze. Iyi ntambwe ukoze Imana irakora izindi nyinshi kukurusha. Ndabizi kuko munaniwe murusha. Mwari mushaka amahoro iminsi myinshi, ariko amahoro mwashakaga ari mu Mana, ntabwo ari mu nzoga, ntabwo ari mu biyobyabwenge. Twaza abantu bangana gutya tukava hanze tuje kubwiriza umuntu umwe gusa. Amen. Umwe gusa. Iyo aba bantu bose bari kuba basenga, aba bantu bose bakaba bari mu matorero, wewe gusa ukabura umupagani, Imana yakura abantu muri Amerika bakaza ari wewe gusa ishaka. Niyo abantu bose bari kuba bakijijwe, wowe gusa uri umunyabyaha, Yesu yari kuza akagupfira. Urwo nirwo rukundi gukunda. Kandi iyo mwabona, iyo aba bantu bose, aba bose bakijijwe, aba bose bahagaziriye bagakizwa, ariko wowe gusa muri iki gihugu cyose akaba ari wowe udakijijwe, Yesu yaza ku musaraba bakamubamba agapfa kubera ubwawe. Muri abagaciro cyane, muri abagaciro gatangaje, mufite agaciro, yabahaye agaciro kata aba banyarwanda bose batabaha. Rero ndashaka ngo dusengane namwe. Mugiye gusaba Imana ibababarira ibyaha byanyu, kandi nyuma yaho gusenga ibahe n'imbaraga, ibashoboze muvuyeyo kwa Satani. Amen. Natwe tuzababa hafi ko dushoboye. Pastor Jacques azababa hafi ko ashoboye, ariko mugomba gushiramo akanya, mugomba gushaka mugahindura inshuti. Umpa amahoro yo mu mutima, umpindurira amateka. Guhera uyu munsi Satani ndagusezereye n'ibyawe byose. Warashuse kenshi, waranyobeje kenshi, ariko uyu munsi ndagusezereye. Mwami Yesu, mbabarira ibyaha, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, ubihanagure n'amaraso yawe. Ndizeye ko wamfiriye ku musaraba, upfa ku bwanje, kuvuga ngo mbone ubugingo. Ukura amazina yanje, vuga cyane, ukura amazina yanje mu gitabo cy'urupfu, ushira amazina yanje mu gitabo cy'ubugingo. Ukura amazina yanje mu gitabo cy'urupfu, ugishira amazina yanje mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi umva umwuka wawe wera, mbaye umwana wawe. Mvusa ubwa kabiri, kubaho kwanje bishyize mu biganza byawe, kuko muzakizwa uyu munsi. He has a plan Abafitiye for you. umugambi, He has a plan for abafitiye you. umugambi, He has a plan for abafitiye you. umugambi. Look at me. Ndebera mu maso, He has a plan for abafitiye you. umugambi. Your past Ibya kera does not define you. birarangiye, It's under the blood of ibindi Jesus. bibaye bishasha. Your past Ibya kera is under the blood of Jesus. birarangiye. Your past Birarangiye. is under the blood of Jesus. Amaraso ya Your Yesu, past amaraso ya Yesu, is under the blood of Jesus. n'amaraso ya Yesu. No more looking back. Timusubira inyuma, Don't look back. timusubira inyuma, The past is gone. birarangiye. Today's just the first day. Uyu ni umunsi wa mbere gusa mukijijwe, It's not all going to happen at ariko once. ntibirangiriye hano.
Trust him mumwizere cyane because he's got your best in his hand. kuko afite ubuzima bwanyu mu biganza bye. Look to the future because Murebe it's noneho imbere, Jesus. mureke kureba inyuma. Go be the light. Mugende muhinduke muhindure n'abandi. Bring brothers in. Mugende muhinduke muhindure It n'abandi. doesn't matter your age. Ntabwo imyaka ari ikibazo. It doesn't matter the past. Ntabwo ibyo wakoze bizahari ikibazo. God can use your brokenness Imana igiye gukoresha ubuzima bwawe to heal others. ngo uhindure n'abandi. So no more looking back. Ntimusubire inyuma, ntimurebe inyuma kandi. You're a new creation. Ntimusubire mu byaha bindi mwavuye. It's under the blood. Pray for them. For the Holy Spirit. ino ubashoboze Izo mbaraga nshyashya hindurirwa amateka. abarwayi ni muze. Yesu akora ibitangaza. Yesu akora ibitangaza uyu mugoroba hano. Reka tugushyire agatebe hariya. Yesu akora ibitangaza. muze murebe Yesu ni mwiza. Abarwayi
mwese muranzi ndikabene data ningira abanzi mama ni mukeje mfite umugore n'abana kuva covid yaza ntago nari nareka ibi biti kandi mukunze kubona hano muze kugendera nzanga bireka gake gakeya There's still something but I'm completely for the first time walking without Jacques Pastor Jacques nazaga ndamwumva ariko hari igihe nigeze kuja barandaritse bafite igiterane njyayo. There is a time Pastor Jacques invited me to his church. So uyu munsi bavuze ngo baraza hano. When they said they would come here, I just come to attend. So aravuze ngo nibaduke ho gusengera When they asked me to abarwayi come to pray for the sick, nanjye ndahaguruka. I stood. Kuva nafatwa Since sindareka ibi biti. I never be able to stand without scratches. Ubuzima bwanjye bwari bugeze habi. My life was very miserable. Kubera yuko ntabwo ubu ni nk'imyengezo ndi kurya kuri iyi si. Now God just give me extra life. Kandi namwe abaturage ba Nyagahinga. And all you people of Nyagahinga, ntabwo mwigeze muntererana. You never leave me alone. Niyo kabarakara niyo kabarira umuntu mukuru. All of you. Mwese mwambaye hafi. You are close to me. Uzi kwegera abantu ntihagire n'umuntu ukugaya. And nobody was rejecting me. Nari ndi umusore nikoraga ibiro 30. I was a young man with strong. Ariko niba bitanu ntinabifata. But now I could not even lift 5 kilos. Ibyo byose mbitekereje. When I remember that. Mani bawe umugisha. God bless you all. Hallelujah. Reka dukomere Imana amashyi twongereye abantu bakumva ubutumwa bwiza. Indirimbo tugiye gutangiriraho iravuga ngo bazaruhira ubusa. Hereza ikiganza mwegeranye umubwire ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa. Mudushiriramo indirimbo turirimba. Birashira bikanibagira uzabaza hana amagambo yavuze abonye umwana ati wari ingumba ni ubyaye arahetse simfite ubwoba bw'ibimbaho kuko bizashira simfite ubwoba bw'abanyirukanka nzabasiga simfite ubwoba bw'abanyanga nabo bazaruha uzabaza hana amagambo yavuze abonye umwana ati wari ingumba ni ubyaye yarahetse Imana ikamya akagezi yatuguye kandi abakwanga bakagutega iminsi urapfa humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko ababyeyi bawe babishaka humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko ababyeyi bawe babishaka zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze azaruhira ubusa bizagusiga uhagaze abakuguze azaruhira ubusa bakuguze bizagusiga uhagaze ntibifuza kubaza azaruhira ubusa imbere yawe bizagusiga uhagaze isi n'abayikorera nibo batuzengereza isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe isi n'abayikorera nibo batugendaho uzangendaho ugeze
uhagaze abakuvuze uzaruhira abo bose bakuroze bizagusigura cyane bifuza kubaza abibona imbere yawe bizagusigura uzatsindira kuri uyu musozi utuyeho uzatungira kuri uyu musozi utuyeho uzagubwa neza mu maso y'abatabishaka abakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica abakuva mu munsi ukira ngo bizagufata abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya bose bazaruhira ubusa bizagusigura bazaruhira ubusa bazaruhira ubusa abo bose bakwifuriza bizagusigura akazi abakuvuze bazaruhira ubusa abo bose bakuroze bizagusigura akazi kandi bifuza kubaho bazaruhira ubusa uzagusigura uzamfashe mbe nkiriho uzakomeza unteze intambwe uzampe n'iherezo ryiza nzareba amaherezo y'ibi bintu kandi nzi ko uzabikora kandi nzi ko uzabikora ndabizi kandi uzabikora haleluya ariko abantu bari hariya hejuru muri kumva neza muzamura ibiganza nimba mwumva turebe hano murumva neza mukomere Imana amashyi twumve noneho umera ikiganza umuntu mwegeranye umubwire ngo Imana iguzi na karande n'ibigeragezo amen bayiturebere badufashe butatwi abasambura ibiganza hejuru komera Imana amashyi komera Imana amashyi kuri tutababarira
agaciro yerimukera undi kavuga ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikizuga maze igihe mbivuga yuko Imana iruhura abarushye bagomba kuzongera bagategura nkagaruka kugira ngo zishireyo ariko iyo twasezeranye bansabye kare iri ku rutonde nibayirebe biravuga ngo ariko bugacya turebera indirimbo yitwa Ibigeragezo sigara. Haleluya. Batubwiye ko turimo kwamagana iki? Rero kwihesha agaciro ni ukubyamagana bya nyabyo. Murumva apana kubivuga ku munwa ngo twese tuvuge ngo yego ariko bizi ko wenda hari nk'ahantu wagasesetse kwa kundi. Tubyamagane kugira ngo tumererwe neza. Mwabonye ko abatanze ubuhamya ubu bahaye n'abandi ubuhamya bakijijwe taba muri ibyo ngibyo wakumva bameze neza kuruta babibamo. Dukomere Imana amashina izadushoboza ntago biborohe. Shyiramo ibigeragezo sikara. Kadisino rage kubaho nabi sikarani kadisino rage sumugabane wagabanye ibyago bikokame ujimani ayo warize wayahoza ibigeragezo sikarani kadisino rage kubaho nabi sikarani kadisino rage sumugabane wagabanye ibyago bikokame ujimani ayo warize wayahoza hari igihe uba mu kigeragezo abantu bakakuvuga nturagare
ukongera bugaca ejo bugaca iyo uri mu bibazo ntibakugusha n'umuntu urayaguca akarutega ukoresha babifuza kutabivamo ariko Imana ihagutuye twaramusengeye cyane iyo uri mu bibazo abantu ntibakugusha n'umuntu urayaguca akarutega ukoresha babifuza kutabivamo ariko Imana ihagutuye twaramusengeye cyane abantu bakakuvuga